mureke tubasuhuze tubifurize amahoro n'imigisha bituruka ku Mana abakunzi bacu, abakunzi b'isengesho TV aho muherere mu mpande zitandukanye z'isi, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, buri wese aho ari, turavuze ngo ikiganza cyiza cy'Uwiteka Imana gikomeze kuba ku buzima bwanyu. Imana irwanya ibibarwanya kandi Imana inanize ibibananiza mu izina rya Yesu. Nibyo tubifurije guhirwa muri byose, tubifurije umugisha uturuka ku Uwiteka Imana. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese uri mu ruhande rw'Imana, Imana igiye kumwereka ineza yayo, igiye kumwereka imbabazi zayo, kandi igiye no kumwereka urukundo rwayo. Icyo musabwa ni ugukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana ahangaha mu biganiro n'inyigisho n'ijambo ry'Imana n'ibiganiro by'ubukungu hano tubagezaho. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma tujye kubagezaho amakuru ya Pi Network n'ikinyoma kiri muri uyu mushinga wa Pi Network. Uyu mushinga wa Pi Network urimo ikinyoma kinini kandi kigiye kirekire. Rero ndagira ngo mbabwire mu by'ukuri ikinyoma kirimo ukoresha Pi Network wamaze kumayininga iyi coin bita Pi Network, ukaba hari andi makuru ubifiteho. Ndagira ngo nkubwire ngo wigire hafi. Niba hari n'inshuti zawe uzi zikoresha Pi Network, ndagira ngo mwigire hafi kugira ngo tuze kubabwira mu by'ukuri amabanga ari muri ibi bintu. N'ibintu bihishwe byinshi mutigeze mumenya, mutigeze musobanukirwa, kugira ngo mumenye ibyo mutakazamo umwanya wanyu, ibyo mutakazamo igihe cyanyu, ibyo mutakazamo megabytes yanyu, ibyo mutakazamo byinshi, ndetse n'ibitekerezo n'igihe cyanyu mufata mwakabaye mukora ibindi, ugasanga mwahugiye muri Pi Network. Mu by'ukuri ndagira ngo rero mbere yuko tubagezaho aya makuru, ndagira ngo tubanze dusenga Imana. Twebwe twizera Imana kandi Imana ni iya mbere mu buzima bwacu. Narababwiye abakunzi b'isengesho TV, tugira siroga ivuga ngo mbere na mbere Imana. Nubanza Imana mu buzima bwawe, imishinga yawe izacamo. Nubanza Imana mu buzima bwawe, Imana izakurwanira intambara nyinshi, izuzi n'izo utazi. Imana izaba mu ruhande rwawe. Niyo mpamvu tubanza Imana, rero niyo ya mbere. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbaraga kandi uri Imana y'ubutwari, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Turagushimiye kandi tugushimiye ineza n'urukundo byawe. Ntawakwizeye wigeze akorwa n'isoni, abakwizeye bakakwiringira wababereye Imana. Dusengeye abantu bose bakurikiye isengesho TV, ubahereza imbaraga, ubahereza umugisha, icyubahiro cyawe kibabeho, ube mu ruhande rwabo mu izina rikomeye rya Yesu. Ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe reka bari ryo rihabwa icyubahiro. Bashyigikire Mwami Yesu, abari mu Rwanda, abari mu mahanga badukurikiye, abari muri Amerika badukurikiye, abari ahantu hagiye hatandukanye badukurikiye. Mana bahereze umugisha, kandi umugisha wawe utagabanyije. Ikiganza cyiza cyawe kibe ku buzima bwabo. Barwaye reka bakizwe nawe, abihebye reka bahumurizwe nawe, abarimo amadeni ubishyurira amadeni, abashaka abagore n'abagabo babahe, kuko uri Imana ifite byose mu kiganza cyawe. Kandi tubonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza byose, tubisabye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka nkusabe nawe amina nibitagutera ikirungurira, amina ikaba nta kibazo igutera, andika muri comment uvuge ngo amina. Amina biravuga ngo bibe bityo. Ikindi mbere ko tubagezaho iki kinyoma kiri muri Pi Network, ndagira ngo ukande ako gakumwe kareba hejuru ka like, pushinge iki kiganiro to another level in the name of Jesus. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Ikindi ndagira ngo niba uri umukristo cyangwa ukaba wizera ushaka gusengana natwe, tugira groupe y'abanyamasengesho tujya dusengana nabo mu bihe bigiye bitandukanye, tugasengera ibyifuzo by'abantu. Nimero yacu mubona ahanga ku biganiro iba iri no kuri WhatsApp, watwandikira noneho tukajya tugirana umwanya wo gusenga. Niba ufite n'ibyifuzo bitandukanye wajya ubyohereza tugasengana, cyangwa ushaka no gushima Imana ko by'Imana yagukoreye nabwo watubwira. Tumaze iminsi tubona imirimo y'Imana, abantu bashima bo twasengeye ahangaha, Imana ibasubiza. Hari abatari bafite abana, Imana yahaye abana. Hari abatari bafite mu by'ukuri ibintu bigiye bitandukanye, Imana yagiye ibikora. Hari abo yubakiye ingo, hari abo yashyingiye, hari abo yakoreye imirimo n'ibitangaza mu buryo bugiye butandukanye. Abo bantu nabahamya, mujye mubibona muri comment ko bamaze iminsi bavuga ineza no gukora kw'Imana. Rero mukomeze kugubwa neza abakunzi b'iyi televiziyo. Hanyuma rero
tudatinze reka mbabwire ikintu kimwe gikomeye. Abantu benshi bari mu karindagiza k'abadayimoni dusenga Imana. Imana yaratubwiye ngo abantu benshi bari mu karindagiza k'abadayimoni. Abadayimoni barimo kurindagiza abantu mu buryo bugiye bukomeye, mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu musabwa kugira ngo mwebwe mube mwakwizera mu buryo bugiye butandukanye. Ndazi ko hari abantu badukurikira bari hanze y'igihugu, hari abantu badukurikira bari mu ntara zitandukanye, hari biri muri Amerika. Imana ibarinde akarindagiza k'abadayimoni. Hanyuma bakoresha Pi network cyangwa cryptocurrency zigiye zitandukanye, ndagira ngo mbabwire ngo mu by'ukuri you have to be careful, mugomba kwitonda cyane, kuko mu by'ukuri iki gihe ni igihe kigoye cyane abantu bakoresha Pi network. Pi network maze kuyibonamo ibinyoma byinshi, ni nayo mpamvu navuze ngo reka mbabwire kuri Pi network. Mu by'ukuri abantu bagiye bamininga iyi coin ya Pi network bagenda bayisobanurira abantu mu buryo bugiye butandukanye. Hari abazibitse mu by'ukuri ugasanga umuntu mu by'ukuri nta kindi akora, yirirwa amayininga kuva ku wa mbere kuva ku wa kabiri, amayininga akurikirana amakuru ya Pi network, yakabaye akora ibindi, yakabaye akora indi mishinga ye mu buryo bugiye butandukanye, ariko ugasanga mu by'ukuri Pi network yabaye Pi network. Mu by'ukuri reka mbabwize ukuri, ibi bintu bya Pi network ndagira ngo mbabwire ko ari scam, ari scam. Abantu babibitse ngira ngo kuva yatangira mu Rwanda mu by'ukuri imyaka igera mu 8 9 irimo kugenda yihirika, mu by'ukuri abantu batarabona mu by'ukuri amafaranga bashoye. Rero hari ama YouTube channel menshi agenda ashishikariza abantu ngo kumayininga ngo Pi network, ariko reka mbabwiriza YouTube channel nyinshi zitari za Gikristo ziba zibereye muri business, kuba bakubeshya, kuba bagushuka. Mu by'ukuri ntacyo bo bibabwiye, kuko bo barinjiza amafaranga, barabona amafaranga. Ariko Pi network mu by'ukuri murabizi ko bagiye babeshya abantu ngo hari ibihumbi ngo 314 n'J190 ngo abantu bazahabwa kuri Pi imwe. Hari abandi bagiye babeshywa bakavuga ngo mu by'ukuri ngo igihe cyo kuronshinga ngo kirageze, bakagenda batanga amezi, bakagenda batanga iki, ariko ibyo bintu byose ntabwo bigeze babibona. Rero nje kubamenera ibanga, mwitondere ama YouTube channel amwe arimo kugenda abeshya abantu, bababwira ngo Pi network, n'ibiganiro wenda byaba byaranyuze hanga tubwira abantu bya Pi network, rwose mutwihanganira bagiye babicishaho. Urumva twari tuzi kuri ya mushinga ari umushinga uririyo kandi ugomba kubyarira inyungu abantu, ariko kugeza ubu ngubu ni ibintu byo kubeshya. Mu minsi iri imbere turaza kubagezaho mu by'ukuri abantu bamwe n'ama YouTube channels yabo arimo kugenda ashishikariza abantu ibintu bya cryptocurrency bitari ukuri, ariko by'umwihariko twavuze kuri Pi network kugira ngo mushobore kuba mwamenya, kuko abantu benshi bagenda bakurikirana bino biganiro, ariko mu by'ukuri ugasanga hari abantu bamwe. Nigeze guhura n'umuntu ejo bundi arambwira ngo afite ngo coin, ngo afite ngo igihumbi, ngo afite ngo ibihumbi 2, abandi ngo hari abagize ibihumbi 10. Ndamubaza se muzazikoresha iki? Ngo bategereje ko zizaronshingwa, ngo noneho ngo bagatangira bakazibyaza amafaranga, ngo abandi ngo hari abiteguye kugura amazu, ngo hari abiteguye kugura amamodoka. My dear friends, ndagira ngo mbabwire mu by'ukuri mube maso, kandi ibi bintu mubigendemo gakeya, mubigendemo gakeya. Iyi kintu gifite umusaruro kikaba kizatanga umusaruro, ni ikintu kiba kigaragara mu buryo bugiye butandukanye. Rero ibintu bya Pi network ababihanze amaso, ababyizeye ngo ni ibintu bigiye gutanga, bigiye kubaho umusaruro, rwose ntacyo nabizeza. Ngenje kubamenera amabanga ko ibi bintu ari scam, na abantu bicaye kugira ngo bascaminga abantu babakureho amamega yabo. None abantu benshi bakoresha ibintu bya Pi network usanga avuga ngo none se ngo ko nta mafaranga bakwaka ngo ntacyo, ariko umwanya wawe urahenze. Ikindi cya kabiri, ukora ibintu byo bita kumayininga, hahandi bakubwira ngo kandaho kugira ngo ziyongere zibe nyinshi, haba hagenda mu by'ukuri mega zawe, megabyte, kandi nazo murabizi ko mu by'ukuri zirahenze, ugasanga n'umwanya wawe n'ibitekerezo byawe gusa barimo kukurindagiza mu bintu bidafite umusaruro. Rero nagira ngo mbabwire ngo abantu mukoresha Pi network, iyi crypto Pi network, mu byitondere